Ubwoko bw'Imana twongeye kubaramusa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tubiyegereza mu ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira umwanya mutoya, turi buhabwe umwanya mutoya gusa. Reka dusome ijambo ry'Imana no muri Matayo 25 ku murongo wa 21. Aravuga ngo shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri biki, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Reka twongere dusome Abagalatiya 6 umurongo wa 9. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisoza tuzasarura nitutagwa isari. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mugoroba nifuje ko tuganira ijambo rivuga kubona ubuzima uko Imana ibubona. Amen. Kubona ubuzima bwacu uko Imana ibubona. Hari ijambo nshaka kubabwira, ntabwo tubona ibintu uko biri, ahubwo tubibona uko twebwe turi. Ntabwo tubona ibintu uko biri, ahubwo tubibona uko twebwe turi. Haleluya. Amen. Ubajije umuntu cyangwa ukabaza abantu, ukababaza ubuzima bwabo, bakubwira bitandukanye cyane nuko buri umwe wese agenda abibona. Urugero, usanga hari umuntu wagize ubuzima bwiwe tatuwaje, umubiri we akawushiramo tatuwaje, akawushiramo ibyo ashaka. Abandi usanga bagiye mu butinganyi, abandi ugasanga bagiye mu nzoga, abandi ugasanga bagiye mu bindi biyobyabwenge, abandi ugasanga hari ukundi bigenga bonyine. Ariko si uko Imana ibonamo ubuzima bwacu. Pawulo yaravuze ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, ntabwo ariko tugomba kumera. Kubona ubuzima uko Imana ibubona ntabwo ari uko. Hari undi, tuvuze par contre y'ibyo tuvuye kuvuga, hari undi ufata ubuzima bwe akabushira mu masengesho, akabushira mu gukorera Imana, akabushira mu gufasha imfubyi n'abapfakazi, akabushora mu kugira neza, akabushora mu rukundo, akabushora mu kugwa neza, akabushora mu gufashanya. Haleluya. Amen. Uwo nawe ni ku rundi ruhande cyane cyane Bibiliya igenda itubwira. Haleluya. Amen. Ubuzima bw'umuntu ntibugomba kwigenga, kuko ntabwo turi abacu nk'uko Pawulo yabivuze. Bugomba kugengwa n'Imana. Haleluya. Ukamenya icyo Imana ikuvugaho, ukagenda uko Imana ishaka, ukavuga uko Imana ishaka, ukambara uko Imana ishaka, ukagenda mu buryo bw'Imana butunganye, ukaryama mu buryo bw'Imana, ukaba imyizukire yawe. Muri uyu mwanya nakubaza, ese ni gute ubona ubuzima bwawe? Ese ubuzima bwawe ubona uko Imana ibubona? Uzi ubona ubuzima bwawe uko Imana ibubona? Nimba atari ibyo rero, birasaba uko wakwigobotora muri ibyo, ukareba uburyo wafata ubuzima uko Imana ibushaka. Ndabaha ingero muri Bibiliya, uko Imana ibona ubuzima bwacu hano ku isi. Harimo ingero nka 2 cyangwa 3, nitubona umwanya zose twazivuga, ariko reka tuvuge
nkeya. Hari ibishushanyo bya Bibiliya Imana igenda iboneramo ubuzima bw'umwana w'umuntu. Ijambo rya mbere, ubuzima ni ikigeragezo hano ku isi. Imana ibona ikigeragezo. Haleluya. Amena. Ubuzima Imana ibona ikigeragezo. Pawulo niho yaravuze ngo ndi hano ku isi ngo imafashe igihe mu ntambara. Ndi hano ku isi mafashe igihe mu ntambara. Ni nawe agiye kurangiza yavuze ngo narwanye intambara nziza, mwana intambara yo kwizera, ngo ubu ngo mbikiwe ikamba ry'ubugingo kuko narangije kunesha intambara. Narangije kunesha intambara yanjye yo kwizera, nanesheje umubiri. Hano harimo irari, hari ibintu biryoshye, isi ifite ibintu biryoshye, harimo irari, harimo ibyaha biraryoshye, ariko igihembo cyabyo ni hano, ni uwo mwanya. Iyo ukora icyaha igihembo cyaho ni ako kanya. Isi ifite amabere aryoheye amatwi, aryoheye amaso, isi ifite ibishuko bidushuka, bitujyana, bikatujyana ubwenge, bikatujyana ibitekerezo, bikatujyana mayindi zacu zose ikazifata, hanyuma tugahinduka ibikoresho by'umwana Satani cyangwa by'isi n'ibijyanye n'irari ry'isi. Ariko ntabwo ari uko. Umunsi umwe Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cyawe, usige so na nyoko, usige bene wanyu, usige ibintu byose, uje mu gihugu uzakwereka. Urumva yarahuye deja n'ikigeragezo cy'ubuzima, kandi niko Imana yabibonaga, kuko ababyeyi we na bene wabo ntibari bakijijwe, bari bari aho baramya ibishushanyo, baramya ibindi, baryohewe n'isi. Ariko Imana ishaka kumurokora, iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usige so na nyoko, usige ibintu byose, ugenda aho uzakwereka. Irangiza yamuhera amasezerano, iramubwira ngo nzakubwira sekuru w'amahanga. Kandi ntibyarekeye aho, ni ukuri yarashatse abura n'urubyaro, ariko Imana iravuga ngo niyo yazibye inda ibyara. Muri ikigeragezo cy'Imana niyo iziba ikigeragezo, niyo iziba inda ibyara. Imana iragerageza, kandi ntibyarekeye aho na gato. Amaze no kubona umwana w'isezerano, iramubwira ngo ntambira uwo mwana. Haleluya. Iramubwira ngo ntambira uwo mwana. Ahura n'icyo kigeragezo, ariko Aburahamu ugeze uyu mwana ni sekuru w'abizera. Haleluya. Amena. Imana yagerageje Yobu. Yobu yari umukiranutsi ukomeye, ndetse n'Imana ikamwirata. Haleluya. Hari ahantu ugera Imana nayo ikakwirata, ikavuga ati uriya ni umukiranutsi, nta n'igishuko na kimwe cyamukanga, nta n'ikintu si abana bamukanga, si imari zamukanga, si amafaranga, si amasho, si amatungo, si amazu menshi. Oya, hari igihe ugera mu bintu, reka nkubwire mwene data uri kunkurikirana muri uno mwanya, hari igihe ugera ahantu amafaranga akakuyobora wewe, amafaranga akakujyana mu buraya, amafaranga akakujyana mu businzi, amafaranga akakujyana mu kurengwa n'ibyubahiro byinshi, amafaranga akagushira hejuru, ugasuzugura abandi bantu. Ariko ntabwo ari byo. Ntabwo Yobu yatekereje bene ibyo bintu. Ariko Imana iramurata, mwahuye na Satani, arayibaza ati ese Satani kurakora iki, kuba yemeye hano hazenguruka isi? Ndetse ndareka kugira, ntiwabonye umukiranutsi wawe Yobu? Imana iramuha, atari gukwimya umutima wiwe.
ntabwo nk'umutima wa Yobu. Satani igerageza Yobu, ariko Yobu ntiyigeze ava ku Mana. Haleluya, amen. ubuzima bwa hano ku isi ni ikigeragezo, ibyo tunyuramo ni ibigeragezo. Haleluya, amen. ntabwo twagera ku kintu kizima tutanyuze mu kigeragezo. Ubuzima uko Imana ibubona ni ikigeragezo, Imana ibubona nk'ikigeragezo. Ntabwo twigenga, ariko wowe noneho urakigenga, uracyavuga uko ushaka, uracyagenda uko ushaka, uracyakora uko ushaka byose. Ubuzima bwa hano ku isi, ubukristo, uko Imana ibona ubuzima, kugira ngo tuzaneshe, tuzanyura mu kigeragezo. Uzanyura mu kigeragezo, uzabona ibishuko byinshi, bizasaba ngo ubyigobotoremo, bizasaba ngo utsinde, bizasaba ngo bivemo, bizasaba ngo uve muri biriya byose bidafite umumaro, bidakwiye nk'umwana w'Imana, cyangwa ngo ugende uko Imana ibibona. Reka twihute. Ijambo rya kabiri, ubuzima bwa hano ku isi. Ubuzima uko Imana ibubona ni indagizo, turaragijwe, ni ubuzima turagijwe. Haleluya, amen. nakunze rya jambo Yesu abacira umugani w'abagaragu, ngo umuntu yarazindutse aja mu kindi gihugu, ngo asigira abagaragu italanto. Umwe amusigira italanto 5, undi amusigira 2, undi amusigira 1. Aragenda ngo agira igihe kirekire, iyo nkuru turayizi cyane. Agira igihe kirekire, akarutse ngo ababaza ibyo yababikije za talanto. Uwe 5 azana 10, uwe 2 azana 4. Uwimwe ngo aragenda ngo yarayizitse, aragenda arayizika ngo itazagira ikibi. Arangize niyo twasomye, uwe 5 azanye 10, ngo aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza, wakiranutse muri bikeya, nzakongerera byinshi, injira mu munezero. Haleluya, amen. reka mbabwire ikintu kimwe. Nitumara kunesha, nitumara gukoresha ibyo Imana yaduhaye, ubu buzima Imana yarabuduhaye, yarabuturagije. Ntiyabuduhaye ngo twigenge, ntiyaguhaye kuvuga ngo uvuge uko ushaka, kuko nuko kuvuga yabikwima. Hariho abatavuga. Ntiyakuhaye ngo urebe ibidakwiye, cyangwa wumve ibidakwiye, cyangwa ugende uko udakwiye, cyangwa se ngo ukore uko udakwiye. Impano yaguhaye ngo uyikoreshe mu buryo budakwiye. Hari impano zo gufashanya, hari impano z'urukundo, hari impano zo kuzamurana, hari impano nyinshi. Bisaba ko ukoresha izo mpano neza, uzibyaza umusaruro. Haleluya, amen. uzibyaza umusaruro kugezaho n'Imana ivuga ngo icyo nakuragije wakibyaje umusaruro. Hari igihe uzagikorera accountability, hari igihe uzagikorera raporo icyo Imana yagushizemo, icyo Imana yaguhaye. Ese icyo Imana yaguhaye we kuragikoresha, uzugikoresha ukora gute? Ubwo buzima bwawe wabuhaye Imana, wabuhariye Imana, cyangwa ubuzima bwawe wabuhariye iby'isi, wabuhariye za tatuwaje, wabuhariye uburaya, wabuhariye ubusinzi? Ubuzima bwawe, umuririmbyi yaravuze ngo turi insengero. Aravuga ngo mumenye uko iyo mibiri yanyu ari insengero za Kristo. Titugomba gukoresha imibiri yacu uko twumva twagakoresheje, ahubwo tugomba kuyikoresha nk'indagizo
imana yaduhaye, umunsi umwe tuzakurwa muri uno mubiri, umunsi umwe tuzasanganira umukiza, niko umuririmbyi yavuze, umunsi umwe zasanganira umukiza. Umubiri, ubuzima turimo hano ku isi ni indagizo, n'iby'igihe gitoya. Bibiliya ivuga ngo uzarama cyane, ngo ntazarenza imyaka 80, 70, ngo niba myinshi ngo izaba 80. Niko Bibiliya ivuga, ntawe uzarenza. Iyo urengeje buba ari ubuntu bw'Imana. Ubuzima bwa hano ku isi ni indagizo, kandi nitumara neza kugororerwa, hari ibintu bitatu Imana izadukorera nitugera mu ijuru, nitugera kwa Data, nitugera kuba turagije. Ijambo rya mbere, azadushimira atubwira ngo nuko mugaragu mwiza. Icya kabiri, azaduhemba atubwire ngo twakiranutse muri bikeya, azaduhemba byinshi. Icya gatatu, azadukorera ikirori. Haleluya. Azadukorera ikirori, azatubwira ngo nitwinjire mu umunezero wa Data. Haleluya. Azadukorera ibirori, azadukorera ibirori. Bene Data, reka tubone ubuzima uko Imana ibubona. Reka tubone ubuzima uko Imana ibushaka. Reka tubone ubuzima uko Imana ibiteganyije kuri twe, ku buzima bwacu. Tunyure mu bigeragezo, tubitsinde. Nunyura muri biriya bisa nkaho binejeje amaso, ubitsinde kubera Kristo. Ibyo wumvise amatwi biryoheye amatwi ariko bitanejeje Imana, ubitsinde. N'ibindi byinshi bigeragezo bya hano ku isi, ibyo umwana Satani adukururiramo. Umwana Satani agenda atwereka utuntu tumwe tworoshe kandi dusa nkaho ari twiza, ariko ibihembo byabo ni iby'ako kanya, ntabwo ari iby'iteka. Tubone ubuzima nk'uko Imana ibubona, tugende uko bikwiye, kandi ngo nitutagwa isari tuzasarura. Haleluya. Reka tubone ubuzima uko Imana ibubona. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Evangelist Sosthene. Ndabashimiye, ndabasuhuje kandi ndabatashije mwese. Amen.